Jack aramutse ari umusore ndi umukobwa ntago wahagwa ni kuvuga uzi ko uramutse uri umusore numva nta mukobwa wagucika wamushatse mbabarira umbwire uyu mukobwa uri kumva aya magambo urumva ntago ari ikibazo cyaho mutuye si ikibazo cyaho mukomoka ni ikibazo cy'amahitamo ni ukuvuga ngo njyewe ndahitamo guhindura imico yanjye niba ari na mibi cyangwa se kuba uwo ngomba kuba we bigaruka kuri ba babyeyi baturera nabo bakwiye gushyiramo inputs nyinshi bakore cyane be kunebwa bakore cyane nubwo atari bo barema ariko bafasha Imana gutunganya umuntu sibyo noneho nabo bakore n'abaturanyi bacu bakore kuko uyu munsi turi mu bibazo by'uko ababyeyi ntabahari abarimu ntabahari abaturanyi ntabahari umwana ari wenyine ndetse bitabera wa mugani w'abana kugenda mu modoka ninde bitabera kuba muri kadastere imeze neza ninde bitabera kujyana n'umusore kabisa wikwije usa neza nawe wikwije ninde bitabera kutagenda hetsa akana ku mugongo cyangwa iki ntawe ariko icyo turimo kuvuga ni iki ese iyo nzu urareba uwo musore wamwitegereza ukabona muzayibamo ukomeza useke urabona iyo modoka muzayigendamo unyurwe urabona icyo tuba tuvuga si ibintu nicyo dushaka gutandukanya ku rukundo turavuga umuntu kuko mu muntu udafite amafaranga akaba afite ubwonko ubundi abakobwa tubagira inama n'ikintu ukwiye kwitegereza mu musore naho akujyana kuko umusore ntaho tuzabigeza umugabo n'umutwe w'urugo anyway umugabo afite imitekerereze cyangwa se afite ubushobozi bwo kwikorera urugo rwe akikorera wowe rero akagutwara he rero ni ukuvuga ngo umukobwa ikintu cya mbere cyagombye kumubamo niyo atega amatwi njya mbibwira abahungu ntabwo mwa basore mwe nubwo mwirirwa muvuga ngo ntimufite amafaranga ntimufite iki icyo abakobwa babakeneyemo ntibakibabonamo icyo umukobwa agukeneyemo cyangwa icyo umukobwa yarakwiye gukenera mu musore ni iki uranjyanayo ufite iki uzamarira iki n'ibyo umuntu akeneye kumva so mfite iki ubwo ndeba aha mfite umushinga wo kuza reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya mbifuza igitondo cyiza bari mu masaha y'igitondo bari mu masaha y'igicamunsi mugira igicamunsi cyiza ubwo ni amasaha y'amanywa hanyuma bari ku masaha y'umugoroba namwe umugoroba mwiza biterwa n'igihugu urimo ariko ndavuga ntumugisha w'Imana ubane namwe njye ndikuzo Emi ntabwo ndi jyenyine ndi kumwe n'umubyeyi ariko ubundi umubyeyi ni iki ni uwabyaye kandi akabasha kurera nanjye ndi umubyeyi rero niba warabyaye ukabasha kurera kubyara gusa ntibikugira umubyeyi Okay, ndashimira mwese mwamaze gukora subscribe Imana ibaho umugisha televiziyo yitwa Irere nuhagera ukore subscribe Imana iguha umugisha hano twicaye turi televiziyo ebyiri indi bayita Ihumure TV Okay, Irere abantu mudukurikira Irere reka mbabwire ko ndi bubasabira umugisha mwe mwamaze gukora subscribe mwarakoze murafatanya bikorwa beza hanyuma wowe utarayikora uyikore kugira ngo ubone ibiganiro byinshi bitandukanye by'umumaro hari ubwo abantu benshi bashaka ibibanezeza ariko nanone bituma utekereza cyane ni ngombwa ko bituma wicara hasi ukiga hanyuma wibuke gukora iyo subscribe kuri Irere baze no kwibuka kuri Ihumure hose bahajye hari ibiganiro televiziyo zirasa naho n'ubundi ziri gukorana zirimo zimwe n'impanga yindi hanyuma inkunga ikomeye cyangwa se ituro batanga muri urusengero no gukora share gusangiza abandi bose gusangiza abandi niba ukunze iki kiganiro kore like Imana ibaho umugisha hanyuma nkuko nababwiye ndikuzo Emi hanyuma ndi kumwe na Jack Nirere Kabaramba umubyeyi w'abana 4 n'umugabo arakuze turisunitsemo urumva ningera ku rwego rw'abana 4 ndakubona uzaba ukimeze uko nguko murakoze cyane hanyuma reka rero mbashimire ngo mugiye kureba iyi video Imana ibaho umugisha amen banze dusengere Mana yacu turagushima
icyubahiro kibi cyawe muri byose. Ibyo tuvuga byaba ari bizumvikana kuri Irere TV, byaba ari bizumvikana kuri Ihumure TV, abantu bacu, abana b'Imana, abanyarwanda, abarundi, abadiaspora, aho bari hose, uzakurikira wumva ururimi rw'ikinyarwanda azagira icyo afashwa ndetse agifashishe n'abandi. Turabahesha umugisha bumva kandi bunguka, turabahesha umugisha bubakwa kandi bakomeza ubuzima. Icyari kinaniranye kiveho, icyo kitari gisobanutse gisobanuke, ubuntu bwawe buduherekeze muri byose, uduhe impamba yo gukoresha turi muri iyi si, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Uyu munsi hari insanganyamatsiko mfite nifuza ko tuza kugarukaho cyane cyane reba ku bajene. Yego. Ubyaye bana bane ariko umuntu akurebye n'umutware wawe. Stili muracyari abajene. Cyane. Ibanga mukoresha ni irihe guhorana morale meze nk'ubundi ni y'abajene? Ibanga dukoresha mu by'ukuri rukubaha Imana, gukora cyane no guhorana ibyishimo uko byagenda kose. Ariko hari akantu kaba gahari tuba tutazi ngo nakaye, kuko abantu bose muri mu kigero kimwe nabo barasenga. Ntabwo mvuze gusenga, niba wanyumvise neza. Kubaha Imana cyangwa se kuyitinya cyangwa se gukora ibyo igusaba, ukaba uri muri aho ugomba kuba, ukavuga ati njyewe ndi mu murongo wanjye, ibi nkora byo kuri televiziyo ni umuhamagaro wanjye, mbikoze kuko numviye Imana, nubashye Imana, naho natsindwa bikancika nayisaba imbabazi, hanyuma kandi ndakora cyane, si ndi umunebwe, uko byamera uko ariko kose ntabwo nabaho ntakoze, kandi numva ngomba gukora nunguka, naho nahomba sindi bugivinga up, ndakomeza. Cya gatatu, nzashaka uburyo nishimane n'abanjye mporense, mbese nta kizakura smile. Mbese n'ibitwenge. Ibitwenge. Ibyo rero birafasha cyane. Wow. Ariko jewe nkagira n'akandi karusho. Ako niko ndashitse wumva se. Ndi mugufi Imana. Mugufi buriya ntaho bajya. Reka dusuhuze abantu bagufi mwese. Bagufi bafite ibanga ntibakajye bica intege. Ubaho ugategereza bikaga. Rimwe na rimwe ibiganiro byacu iyo dukoranye ikiganiro aba ari ibitwenge, kubera ko n'ubundi namusanzemo ibitwenge kandi nanjye bituma tudasaza. Wabyumvise ko nabyo bifite ibanga mu gutuma ubuzima bukomeza. Ngira ibanga rikomeye. Reka tuze kwibanda ku rubyiruko uyu munsi. Yego. Uri umukobwa umaze kwiga, hari urwego ugezeho, ugeze ku rwego rwo kuba watekereza gushaka umugabo. Ndagira ngo nze kwibaza mbere yuko tugira abo tuza kurebaho, ubundi wumvaga target ari iyihe kugira ngo ujye gushaka umugabo? Uko wumvaga imyaka igeze, ni uko wumvaga ugomba kwitwa umugore, ni uko wabonaga hari ibyo ugomba gutunganya bitatunganye iwanyu? Ni iyihe mpamvu nyirizina yatumye ufata umwanzuro wo gushaka umugabo? Ubwo ndavuga ku giti cyanjye cyangwa mvugire n'abandi, ariko nimba ubwo mbajije ku giti cyanjye, mu busanzwe uko Imana yaturemye, iyo ukuze urabimenya, ni ibintu wiyumvamo, ntabwo ari ibintu ufatira umwanzuro ngo ubu rero ngongereje imyaka 25 cyangwa 30 ngo noneho reka nicare mvuge ngo okay noneho nkeneye abana, nkeneye, mbese ntabwo ari uko byikora. Uko tugenda dukura, guhera umwana aba umwangavu, kugenda uzamuka, ugenda wumva need cyangwa icyifuzo cyo kuba utari wenyine kigenda cyaguka. Ukagenda ugirira, wumva uri mu bandi basakuza ariko ukagira irungu, ukumva hari umuntu ukeneye uguha comment, uri mwiza, ndagukunda, mbese mu buzima busanzwe. Uko bigenda bikura bikazamo na kwa kundi Imana yaturemye yuko umugabo nyine akenera umugore n'umugore agakenera umugabo, ibyo nabyo bikagenda biza. Noneho hakabaho n'ubuzima, of course nkanjye nari mfite yuko ndifuza kubakana n'umugabo umeze utya, ngira ngo twarabiganiye last time, uzampa amahoro, bizagenda gutyo, ugatangira mbese kubaho kwisusa n'ugenda uvuga uti ninde uwo muntu uhwanye n'iki cyifuzo ndi kumva muri ngewe. Hanyuma rero mubonye ibintu biba amahwi, biba birarangiye, nyine mpita ndashaka. Ariko mu gisubizo gito cyo rwose icyo wari we wese wabikurikira uretse nanjye, niko dutumeze. Iyo ukuze urabimenya, ariko ushobora gukura ukagira ibyo ubura. Havuga ati sindubaka inzu nk'umugabo, sindabona amafaranga, umwana w'abandi ramuzana mushyire hehe. Ibyo bikaba byakudindiza, ariko bitavuze ko hari hageze ko
ushaka. N'umukobwa rero nawe ashaka kuvuga ati se ko wenda nshaka kubanza kwiga, ndangije kwiga, ariko se iwacu ko nifuza kubakorera utu, hari ibintu bijya bibamo, ariko kuvuga ko numva need cyangwa icyifuzo gihari kandi kibonye ugisubiza ndamubonye, ubuzima buhita bukomeza. Ariko hari imbarutso nk'uko ubu twaramenyanye, mu kumenyana umubano uriyongera. Yego, ujya kumenyana n'uwo wahisemo mu bana hari habaye iki? Hari abantu bavuga ngo bagize iyerekwa. Yego, hari biramfasha kubera ko uri umukristo. oya nta kibazo, ngo neretswe. yego, cyangwa se ngo umuhanuzi yaje avanguza abantu umusore runaka cyangwa undi urimbiye kuri base hari cyane rwose wa wundi. Hanyuma wowe mujya guhura hari habaye iki? Hanyuma n'iki cyatumye nyine wemera? nta kintu cyari cyabaye kiri special. Nari nyoboye abantu mu rubyiruko ahantu twari turi, ndi umuyobozi nyine banyita president. Hanyuma mfite na vice. Ariko n'ubundi ubereye ku muyobozi. Birambereye bizakomeza. Ndanabikunda buriya ariko cyane. nuko hanyuma uwari unyungirije avaho ku mpamvu ze bwite, ngira ngo oya manda yari irangiye, noneho bagiye gutora undi batora umugabo wanjye, oya mu buyobozi busanzwe bwo hanze. Hanyuma batora umugabo wanjye, hanyuma rero bamutoye ngo abe visi. Of course uwo munsi ntiyaranze, nanjye sinari muzi, n'ubwa mbere nari mubonye, ni n'ubwa mbere yaraje muri ibyo bintu bikorwa twakoraga byari iby'urubyiruko. Hanyuma baramutora, bamutoye ngiye, abantu baradukurikira aho bari mu Rwanda, bamwe abandi bari hanze ariko baradukurikira, barambwira bati ariko uzi umuntu ukungirije? Ati uriya mujyama, bati ni umukozi bya hatari, maze baramuconga nuko baramuconga bya hatari. Ariko mu byo kumuconga je sinabyitaho, mu by'ukuri ndavuga nti okay, ariko bongeraho ikintu kingana ngo n'umukiri. Urabiza abana bakiri urumva abana bakiri abasore, bakiri abasore, iyo niyo bakubona ufite aka telefone bo batagafite, hano mukire mane baravuze bati ni umukire. Icyo gihe rero urumva umwana wari urangije senior 6 yaranikoreraga ibintu by'amakompiyuta, nari umwana nyine wikorera ufite company ye, mu by'ukuri icyo gihe byari bishyushye, noneho bo kuri bo bakumva biraremereye cyane. Ubwo gihe barabimbwira, ariko nabo bafite ibindi bamubwiye. Wenda tuzakorana ikiganiro turi kumwe, sinzi ko yabitinyuka, ariko abitinyutse akakubwira nk'ikintu cyaje mu bitekerezo bye bwa mbere, wase kugapfa gusa kuko byaramucanze. Yabonye demarche nari bifite n'ukuntu nagendaga n'ibiki byose biramucanga. Wari umukobwa ugira courage biragaragara. Byari biryoshye. Nakoraga icyo gihe mu kwita ku mfubyi n'abapfakazi, akubitamo ikabutura yanjye cyangwa ipantaro yanjye, akubitamo amasogisi, akubitamo hakiruka agiyeho umuhungu. nta stress zari aho ngaho. Rero urumva ibyaje mu bitekerezo bye nk'umuhungu w'umunyarwanda azabikubwira. Ariko ngewe ku giti cyanjye, abo bana basore twari turi kumwe baravuze bati uzi ko umubipa agahita guhamagara. Noneho barabikora, baramubipa, undi aramubipa, bati nubwo nawe utamuzi mubipa ureba adafite kaje atarata guhamagara. Nanjye ndamubipa, mubipye koko ahita ahamagara. Ndababaza ngo uri muzima? Abantu bose baguhamagaye bakubipye urabahamagara? Ibi ntago biri vice president bamaye koko. Ariko from then mba mfunguye umuryango, so ubuzima burakomeza. Imana yaje kuma confirmation nibyo yuko ari we koko, ndabimenya. Imana uko ivugana nanjye ndabimenya ko Imana impaye gihamya. Ariko ntago ariko byatangiye ari uko bigenze. Hanyuma nanjye murebye appearance ye, yakoraga siporo, yari afite ikintu bita bituza, urumva, kandi umusore bituza aho ngaho ameze neza. Yavuga ati umusore ubasha kumva kuragajugunya hariya byaba ari sawa. Kuko iyo gishaka abantu bagishaka, abakobwa bakiri bato barabizi, nta kindi kintu kiba kiri mu bitekerezo. Reba umusore nk'uri uri kuri kamera ukavuga utari ku mwana, tuyunguye yabasha kunterura akanyikira, utakangira gutya, yambwira ibyo bitugu byavuga tuyubya atanabizi ko atazanamuheka, azajya cyangwa se wenda azajya no kwiterurira indi mifuka. Ariko mu by'ukuri wowe mu mutekerezo by'umukobwa ahita abona love
izamuterura. So in my njyewe ku giti cyanjye rwose nibyo byanyattractinze, ariko Imana iza kuma confirmation. Mugezeho duhuye nsanga n'umusore wubaha Imana, uyitinya pe, uyubaha kuri rwa rwego nari numvaga nanjye yanyotewe. So kandi na uyu munsi ndanyuzwe. Abadukurikiye turashaka kuganira n'abajeni. Birashoboka ko nawe waba wubatse ariko utaragize ibitwenge nk'ibyo Jack afite. Turimo turashaka kumukuramo ibanga kugira ngo nawe urikoreshe turebe ko ari cyo byamara. Jackie, uyu munsi dufite abakobwa bageze muri ya myaka mwe mugezemo icyo gihe. Yego. Hari imvugo iri hano hanze nta gikwe. Yego. Wigeze uryumva? Cyane rwose. Mu magambo ya make risesengura mbere ko dukomeza. Why? Kubera iki ubundi bavuga ko nta gikwe? Ntabwo nzi impamvu zibatera bihagije, kuko mu by'ukuri ntabwo ndarikoraho ubushakashatsi ngo mbabaze neza, ariko ibyo numva bike nuko numva ko bavuga ko nta myaka amenya ngo ijana bagomba kubaho. So barasa n'abafasha ubuzima bwabo bakabunyanyagiza ko nta n'ubukwe buhari se, ko ntabwo mbisobanukiwe. Abantu barihebye kuva ku rwego byariho byongera imbaraga ku buryo umunsi nibona abantu benshi biyahura. Yego. Nta yindi mpamvu iba yabiteye, ni imitekerereze yivanze cyane. Iyo bavuga ngo nta gikwe b'abakobwa b'abasore nta yindi mpamvu, uzumva n'ibindi bavuga ngo Kigali wisheya. Yego. Wayi babivuga ni ukuvuga ngo barenze urwego rwo kumva ko gushaka biryoshye. Yego. Kubera umugambi wa shitani, kuko uravuze uti Imana irabikomfaminga, mbona ko ari we ari uwanjye. Wayi n'umushinga w'Imana. Yego. Uyu mushinga w'Imana shitani yamaze kwinjiramo irashaka kubuzimya. Yego. Etse ko bitakunda. Ntabwo byakunda. Nicaye hano nge nawe icyo turi gufasha urubyiruko turimo turaganiraho muri uyu mwanya ni ikihe? Ni ukugira ngo noneho babandi bamaze kumenya, yego, bagasobanukirwa bahagarare mu kuri kw'ibyo bamenye. Ubukwe burahari n'imyaka 100 irahari kubera impamvu imwe. Uyu mushinga w'Imana niba turimo turategura urugo, umuryango, ni nako gutegura itorero. Uyu munsi wenda hari abakobwa basigaye, sinatinya kuvuga ko hari abakobwa mwabyirukanye umunsi bakiri abakobwa. Yego. Batashaka cyane rwose, mugane bakumva afite intimba, nawe arashaka umuryango ashingiye ku byandi byose kandi azashaka. Babyizeye? Ni ukuri pe. Okay, muri ikimenyetso ndimo gushaka gufasha icyo kintu uvuze. Hari ikinyoma cya Satani kiri inyuma y'umuryango, icyakabaye urushako no kumva ko abantu bazashaka kirimo gufobywa ku buryo abantu bumva yuko nta gikwe. So what? Dusaranganye tubeho uko dushaka, twibereho gutyo, kuko n'ubundi nta gikwe gihari. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko kuri. N'abantu tungana uyu munsi batarashaka, ndabizi neza ko hari umugabo wawe uri ahantu, hari umugore wawe uri ahantu ugutegereje. Mu by'ukuri hari umudamu w'inshuti yanjye akiri umukobwa ajyaga ngo ati nimbona umugabo wanjye ikintu cya mbere nzamukorera ati nzamukubita urushyi. Ese uzamuhora iki? Ati nzamubaza ngo wabagaye. Iyi myaka yose ndinda ngananya wabagaye. So barahari rwose, umugabo wawe arahari, umugore wawe arahari. Kuba mutarahura hagati aho hari impamvu. Hari impamvu, niyo mpamvu tujya dushingira abantu bafite imyaka 40, 50, tujya tubashingira b'abakobwa batageze bashaka. Yashaka akavuga ati menye icyo nategereje, menye icyatumye bigenda gutya, menye igize, ukabona rwose Imana irahari kugira ngo itwubakire cyangwa yubakire abo bantu. Ariko Satani araza, none se warebye ko Satani icyo kintu kiva ngo nta gikwe akibwira abana bataruza imyaka 18. Bitekereza ni gute umwana w'imyaka 14 ahangara guhangayika akavuga ko nta gikwe ku myaka ye 14 akiri uruhinja? Ni ikikwereka ko ni Satani wangiza ubwonko n'imitekerereze yacu, kuko nta handi dutsindirwa mu nzozi zacu. Uyu munsi wicaye gutyo ukavuga uti ejo ndabizi neza niyo nakora akajana nzarinda mpfa ndimbwa, ntacyo ukorera, kuko no matter what ntabwo uzabigeraho. Mu mitekerereze ni ibintu bipfira. So icyo Satani arimo gukora, arimo arica imitekerereze y'urubyiruko rwacu, akabyica rwose, akabwira umwana ati uriga se uzabe nde, urashaka se uzabyara Imana, urumva ibyo urimo gukora, urumva yamaze kumushyiriraho uruzitiro. Umuntu wamaze kugira end y'ubuzima
ntaho abakijya. Dufite ijambo bita urukundo, hanyuma twinjira mu rukundo yego kugira ngo wa mushinga ugerweho. Yego, duhereye kuri wowe wapuraninze urukundo, murakunda, murahura, mutware, muramenyana, mupanga urukundo, mutangira guhuza gutyo mu rukundo. Ndagira ngo tuze muri side y'abakobwa kuri iki gihe. Niba bavuga ko nta rukundo rukibaho, urabyemera? Niba barupanga nk'uko bivuze nta ruhari, nanabyemera. Ariko urukundo ntibarupanga, urukundo ntibarutegura, urukundo barwiyumvamo. Biraza umva ni ibintu ubu ntabwo wowe ushobora gupanga ngo ngiye gukora uko nshobora kose nkunde Jackie, keretse ufite imibare y'ibyo ushaka gukura kuri Jackie. Ariko bitari ibyo uzabyiyumvamo, ujya ujya n'ahantu ukubita ibikuta uvuga uti Jackie arampemukira, ariko nananiwe kumwanga, nananiwe kumureka, kuko love is there. Urukundo rusimbura ubwoba bwa buri kintu, ubwoba bwaza bw'ubuzima n'ibindi byinshi bugatwara urukundo. Ugira amagambo meza y'ubutwari, gutyo wari umutwara wenda tuzaganira. Urana wajya yigurira akantu nguko nawe ujya ukigurira kubera ko wagize. Ariko hari ikintu kimwe gikomeye, barumbwire niba hari urukundo abantu bapanga yego by benefit cyangwa kubera inyungu bashaka hari rwose rwo ntarwo rwose muri iyi minsi nta ruhari ibihe tugezemo, ntago waba ubibona, ntiwaba ubyumva rwose. Birahari, biruzuye, ni nayo mpamvu rutarimo kugaragara. Messages ziri hanze, urabizi wowe uri umunyamakuru, zivuga ko nta rukundo, ndetse ngo umukobwa wakundaga cyane yapfuye mu 1980. Uwo mperutse kuganira na umunyamakuru niko yambwiye. Uwo wari ufite urukundo uwa nyuma wari usigaye ku isi yapfuye mu 1980. Urumva imyaka tumaze nta ruhari. Ariko ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Urukundo rupanzwe, urukundo rwatekerejwe rw'imibare, urukundo rwabanje kwigaho, urwo rukundo rwo rwose of course rugomba nta ruhari rwose. Ariko urukundo wiyumvamo urarufite nawe urabizi, rujya rukubwira gukunda wa wundi wumva yuko bitarimo gucamo, udafitiye n'icyizere, adafite ya modoka, adafite ya nzu, ariko ukarwiyumvamo, ukarukwepa, ugakurikira rwa rundi wabonye bafite imodoka, hanyuma wagera yuko ari urutini. Nta rukundo rubaho. Banjyanye Kampala none ntibakinjyana, nta rukundo rubaho. Bajyaga bankunda none ntibakinkunda, nta rukundo rubaho. Wakurikiye romantike n'urukundo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko bajya bavuga ngo rimwe na rimwe inzara ikomanze ngo ku muryango ngo urukundo ngo rurasohoka ca mwidiriye. Nibyo se niko bavuga ariko icyo baba bavuga burya ntabwo ari cyo. Icyo baba barimo kuvuga ni niba inzara ikomanze, umugabo n'umugore barasubiranamo babazanye, turarya iki? Umugore abwira umugabo ati ushinzwe guhaha nkawe urakora iki hano? Hanyuma kuko yamenyereye je t'aime, I love you, urasa n'amazi yo kwiteke, avuga ati uyu ni wa wundi arimo arambwira ngo ninsohoke nshaka ibyo kurya. Ariko ibyo arimo kuvuga ni ukuri, ntabwo ari uko adafite urukundo. Ugomba kugerageza. N'umugabo akambwira ati ariko wowe mbere y'uko umbwira urutya wabanje biriya bitenge 10 ufite ukagurishaho nka 3, ariko tukabona ukawunga ati bya bitenge bavuze wanguriye ivuga ko nkunda cyane ngenda njye kubigurisha, urukundo rwagiye. Ni imyumvire. Urukundo n'ibibazo duhurira nabyo mu rushako ni ibintu bibiri bitandukanye. Urukundo rurahari nta naho ruzajya niba rwarahabaye, ariko niba ntarwo ntiruzigera ruza, ntabwo ruzaza wose ruzaza ari ruvuye. Imana ibaho umugisha mwe mudukurikiye muri uyu mwanya. Target yacu ni ukugira ngo uko dusharinga ikibazo turebe n'igisubizo cyane, kuko niba turimo turabona ko hari ikibazo cy'abakobwa benshi badafite umwuka wo kunyurwa cyane, niko ndibuze kuvuga ntacyo. Kuko umukobwa aratagitinga avuga ati uriya muhungu runaka Izera aranshaka, Emi, Robert, bose baranshaka, ndakenewe. Reka ndebe ufite uburyo. Yego. Rimwe na rimwe hari ubwizo kanya rwagiye mu mibare. Nubyumva? Rimwe na rimwe none hari ugasunikwa n'ababyeyi. Yego. Nabo tuze kureba. Yego. Ese urajya kwa Emi hari ikintu gihari? Hari iki? Afite iki? Ndakwitangaho urugero. Yego. Hatagira uri kundeba ufite rya zina akagira ngo nemvuze. Kujya kwa Emi afite iki? Afite iki buri mukurikiyeho inzara. Inzara nigiye kuzakwica. Yego. Jackie, nzi ko wenda ufite experience. Hari ubuzima butagenze neza uri umukobwa.
cyane rwose ariko ntibwakwangije rwose hari ubwagenze neza uri umukobwa ariko ntibyakwangije cyane rwose uyu munsi hari uri mu bibazo yagera mu bisubizo agahinduka mubi hari uri mu bisubizo yagera mu bibazo agahinduka mubi abo bose duhura nabo dufashe gutegura umwana w'umukobwa ushaka kuba umugore uzabyara umwana nk'uko bamubyaye yego uwo mwana nawe akazabyara kugeza ubwo azabona umwuzukuru yego uyu mukobwa atangiranye n'ubuzima bw'imibereho mibi iri hasi ariko ejo nahura n'umusore ufite akantu wenda yarigeze amwe avuga ati reka profite kugira ngo ubuzima mbeho kameme cyangwa n'ubuzima bw'iwacu ibyo bibaho rwose ariko wowe ntabwo ariko byagenze yego 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 hari ibanga wumva umukobwa akwiye gukoresha kuko nawe ndamurebaho yego erega akeneye amavuta erega turi i Kigali kubura ntitujya kuvuga biriye reka duhere iwacu turi i Kigali uyu mwana w'umukobwa ari kubona Jack ukuntu yambaye ukuntu yisize ukuntu asa neza kandi barabyirukanye wari hari mu buzima bubi ese we turi kumuterewe ntituri kumurenganya ntitwakabaye tumureka tukamufashaho kugira ngo yemere ahitemo wa muhungu ufite akantu erega nta muntu n'umwe kuri iyi si wakwangira guhita umusore ufite akantu uwagira amahirwe yashaka umusore ufite akantu kuko nta muntu ushaka ninde se bitabera wa mugani w'abana kugenda mu modoka ninde bitabera kuba muri kadasitere imeze neza ninde bitabera kujyana n'umusore kabisa wikwije usa neza nawe wikwije ninde bitabera kutagenda ahetse akana ku mugongo cyangwa iki ntawe ariko icyo turimo kuvuga ni iki ese iyo nzu urareba uwo musore wamwitegereza ukabona muzayibamo ukomeze useke urabona iyo modoka muzayigendamo unyurwe urabona icyo tuba tuvuga si ibintu nicyo dushaka gutandukanya ku rukundo turavuga umuntu kuko mu muntu udafite amafaranga akaba afite ubwonko ubundi abakobwa tubagira inama mu kintu ukwiye kwitegereza mu musore naho akujyana kuko umusore ntaho tuzabigeza umugabo n'umutwe w'urugo anyway umugabo afite imitekerereze cyangwa se afite ubushobozi bwo kwikorera urugo rwe akikorera wowe rero akagutwara he rero ni ukuvuga ngo umukobwa ikintu cya mbere cyagombye kumubamo niyo atega amatwi njya mbibwira abahungu ntabwo mwa basore mwe nubwo mwirirwa muvuga ngo ntimufite amafaranga ntimufite iki icyo abakobwa babakeneyemo ntibakibabonamo icyo umukobwa agukeneyemo cyangwa icyo umukobwa yarakwiye gukenera mu musore ni iki uranjyanayo ufite iki uzamarira iki n'ibyo umuntu akeneye kumva so mfite iki ubwo ndeba mfite umushinga wo kuzatwika amatafari ubwo ndeba mfite umushinga wo kuzaba umukameramani cyangwa umunyamakuru none si ibyo jyewe ibyo ufite nge ndimo nte ngeramo nte muri ibyo mfitingamo nte ninkubona rero uzamfasha turabafasha twebwe uzamfasha uzaba amaboko yanjye tuzajya inama iyo nkwitegereza mbona wanyunganira mbona nakwegekaho umusaya byanze numva hari umuntu wansunika ndakubona nkabona uri umufasha mwiza ejo hazaza se haramutse hagize ibibazo uko byagenda uko ariko kose nzakomeza ngufate habe nubwo twaba tumeze nabi ayo magambo n'umusore urimo kumva uwo musore ubwira umukobwa uwo mukobwa biramuhagije kumva ubwo bukire bungana buryo nta bukire buruta ubwo ngubwo ubukire si ukwanga urumva ngo mfite imodoka ngo ndayiguha hamaze ejo nigonga numva mfite amafaranga rwose nzagutunga rwose of course ntitungo ugashaka ubuzima bwawe n'agaciro kawe ariko umusore uguhagaze imbere akabwira ati nkubuze ntanapfa ni wowe mutima we uhagaze byarangira you feel value ukavuga uti wow ariko iyo akubwira ngo mfite abakobwa nka 5 ariko ndabona ari wowe ndi guhitamo kubera ko urabarusha gutera neza akira urufunguzo rw'imodoka nawe uti ugahita wumva ari byo ibyo bintu birarangirana n'igihe abakobwa beza baracyavuka ejo hari umukobwa uzavuka agahita gusohora mu nzu Jack aramutse ari umusore ndi umukobwa ntabwo wahagwa ni kuvuze uzi ko uramutse uri umusore numva nta mukobwa wagucika wamushatse
mbabarira umbwire uyu mukobwa uri kumva aya magambo naho yaba yarakujeho uri umusore afite umutima wo gushaka ibintu yego ukamuha ubutware bungana buryo muhagaze aho ya magambo ari kumva yego akeneye kuyumva yego kandi koko uko kwitegereza mu maso ari kumva ibintu mubwira ari byo yego uyu ntazava umugore muzima yabuzwa n'ikisi erega buriya ibisa birasabirana ni ibintu ibisa birasabirana ni ibintu bikunda kubaho cyane ni gake cyane umuntu ahusha ariko buriya mbibwira n'abantu bashatse hari igihe umuntu yihandagaza ati we atari ko shati uriya mugabo n'umwana mwiza atari ko afite ikigore kibi ati umugore mubi rwose ati kibi ati gisa nabi akavuga ibintu byinshi cyangwa akavuga ngo umugore ni mwiza ngo umugabo ugasanga bamuharamye tujya tubaseka n'umugabo wanjye avuga Imana izaha abantu ubwenge ibisa birasabirana abagabo n'umugore nubabona ujye umenya ngo bafite ahantu bahurira byanze bikunze bafite ikintu gituma bahuje bafite ibintu bibahuza rwose bahuriyeho so nunegura umugabo ujye wibuka n'umugore nunegura umugore ujye wibuka n'umugabo kuko hari ahantu ibi bintu bigomba kuba bihuriye rero umukobwa ngo umugabo yaterese umukobwa ngo bijyaho bitari cyangwa se abibwira uwo tagombye kubibwira cyangwa arabimubwira asanga ntibishoboka gusa abantu barahinduka umuntu ashobora kuguhinduka birashoboka rwose mwakunze mukanakundana mukagira gutya nicyo bita ibishuko muri iyi si haba ibishuko umuntu akagenda agahura n'ibishuko cyangwa akikanga ibyo atari afite cyangwa ibiki ugasanga habayemo ibibazo ariko ibyo bibazo ntibitinda birakemuka gusa nanone tujya twibeshya ugasanga umuntu ni umunyamwuka tuvuge abo mu rusengero ni umunyamwuka ni umunyamasengesho harashyushye ibintu birashyushye umwana ati ntagiye kuri uriya munyamasengesho umwana kuri usenga kuriya naba nayobye yamara kugerayo amasengesho kuvaho nyuma agafaranga kakaba karaje akaba yiteye mu bindi byaha n'ibiki byose nari mfite umusaza wanderaga iyo n'iyindi paje yajyaga avuga handi muri pefa navuze yajyaga avuga ngo ntabwo ingesi za nyuma ahubwo wifite ubu wicaranye nayo ariko yarabuze uko yigenza hari ukuntu yabuze uko yironcinga hanyuma kubw'amahirwe agafaranga kakaza n'utundi tuntu jya kutisiga akisiga wowe utajya gushyiraho ibitukura bikaba bigezeho jya kakagaragara yakwireba akabona byaciyemo akaba atangiye guhindura demarche akaba atangiye guhindura uko avuga akaba si ibije byarahahoze ahubwo byari byarabuze sapoti ibishyira ku karubanda ngo birocinge tubibone none umunsi byagiye ku karubanda bose babibonye hari icyo bita karagita cyangwa imico imiterere y'umukobwa n'umuhungu Jackie yakuriye Kavu niyo yarerewe Kavu Nyagatare iyo hirya za Kavu hanyuma umutware we hanyuma umutware we yarerewe Huye i Butare nuvuga ngo iyi mico ugasanga iragongana none ibazo bahuriza i Kigali kuko byaje bikunze benshi bahurira i Kigali none reka abantu bahuriye i Kigali kuko nujya kureba uzasanga sometime abakuriye wenda i Rutsiro bakamenyanirayo bakigayo baranashakana bene abo bantu usanga kenshi nta n'amakimbirane akunda kubamo kuko nuwo kwa runaka kuko hano turagaruka ku miryango nuwo kwa runaka n'umukobwa nuwo kwa runaka baraziranye none niba n'abana biroroha n'imiryango izahuriraho ariko dufite ikibazo cy'umuntu umunsi uri buze kuba yarakuriye Kavu ahuriye n'uwa Rutsiro bahuriye i Kigali bano bantu bagiye no guhura bahita bakora n'umuryango kuba umusore baramubwira ati ariko wangaraguwe umukobwa nawe batubagejeje uri mu biki bagahita bahura nko muri korali cyangwa bagahita bahura nko muri kompasiyo cyangwa ahantu samuweya barangiza bagapanga ubukwe bakajya kubana nujya kumusura uzasanga ari marego gati sinenze ibyo ngiyemo iyo nza kubimenya yego simba narabigiyemo ariko deja bamaze kubaka urugo noneho tugaruke mbere batarubaka urugo muri ya mico niba ugiye gutereta umukobwa cyangwa niba umaze kuba uri umukobwa ubonze kubona umusore ugiye kuguhitamo ese Jackie nta kintu wajya ukora kugira ngo umenye karagita ze ko ateye imico ye yabikuganirize rimwe na rimwe uvuga uti ibi ntabyihanganira cyangwa ibi sinabyihanganira hakiri kare urumva James ashobora kuza kukubwira kubera ko
nyine afite wa mutima wo kubaka kandi koko nibyo akubwira ni ukuri ariko afite akageso utazashobora kwihangana. Ni gute noneho wategura umuntu muri gupanga ku bana ariko kuri karagiteri ze? Yego, icyo ngicyo rwose twababwira ko uretse n'abavuye mu ntara za zindi wavugaga n'abaturanyi, uyu atuye aha n'undi agatura hano inyuma bagashakana, ndakurahiye icyitwa urugo ni ikintu kiri special. Ntabwo bihuye no kuvuga ngo umwe ngo ni uwinaha ngo undi ni uwahehe ngo umwe ni umuzungu ngo undi ni umwirabura. Habamo ubwinshi bwabyo ariko mu by'ukuri bitagateje ikibazo, kuko ahubwo ushobora kuzana ibyo nkeneye ntarinzi nkanabyiga nta kibazo. Ariko ikintu bita conflict cyangwa se amakimbirane n'ibibazo bishingiye ku mico n'imiterere n'imyifatire, umva agahugu umuco kandi umuco inzu umuco indi umuco kandi tubaveho. Wowe noneho wese nzi kunabizi ariko reka nkuhe ubuhamya cyangwa hari n'abandi wabonye abavandimwe bavukana ari 5, 6, 7 ntibase. Uvuze Muhima na Mweru? Umva bakavukana umwe akaba umuntu mubi baronse ibere rimwe, undi akaba umuntu mwiza, undi akaba umunyabugugu, undi akaba umunyabuntu. Urumva ntago ari ikibazo cyaho mutuye, si ikibazo cyaho mukomoka, ni ikibazo cy'amahitamo. Ni ukuvuga ngo njyewe ndahitamo guhindura imico yanjye niba ari na mibi cyangwa se kuba uwo ngomba kubaho. Bigaruka kuri ba babyeyi baturera, nabo bakwiye gushyiramo inputs nyinshi, bakore cyane, be kunebwa, bakore cyane nubwo atari bo barema ariko bafasha Imana gutunganya umuntu, sibyo? Noneho nabo bakore, n'abaturanyi bacu bakore, kuko uyu munsi turi mu bibazo by'uko ababyeyi ntabahari, abarimu ntabahari, abaturanyi ntabahari, umwana ari wenyine. Ninde umurera? So niba umwana atarerwa na nyina, ntarerwe na se, ntarerwe n'umwarimu, ntarerwe n'umuturanyi, urabizi wowe ibyo byose wenda nturi wa kera cyane, ariko hari igihe umuturanyi yakurebaga nabi gati ibyo bintu urimo byo gutaba ibyondo ubwo urimo biki akakubuza. Uyu munsi wapi nta minsi irashira mbonye umwana atwaye igare ajya muri kaburimbo, umwana w'imyaka nka 12, mvuze induru umuntu twari kumwe arambwira atari kugira ubwo urimo n'ibiki. Uriya mwana aho yahereye atwaye igare ubu aka kanya ubibonye nibwo uri bumurokore, byamakinga sense. Ariko nubwo bimakinga sense, ije nk'umubyeyi mfite inshingano yo kuvuza induru nkakura umwana mu muhanda, kuko ubwo buzima rero bwagombye kubaho. So nuvuga ngo ubu abana tuvuga abo akakanya turimo kuvuga barirera. Niba uyu mwana arimo kwirera rero, nubwo na kera barerwaga ariko ntibazabura ibibazo mu rugo, ariko niyo mpamvu babaga barabahaye impamba batumva ntuzaveyo uko bizagenda uko ariko kose, uzarebe nawe ufite ibibazo, uzihangane kuko ibyo usanze ku mugabo na so arabifite, nawe ibyo ujyanye cyane rwose, nawe hari ibyo ujyanye, ibyo urimo kunegura ku mugabo wawe. Sinzi umudamu twaganira mu minsi ishize, ndamubaza ni kuki utavuye mu rugo rwawe kandi warahuye n'ibibazo bitandukanye n'iki, cyane cyane ko umugabo wawe yagucaga n'inyuma. Mu by'ukuri kubera iki utavuye? Ati nasize basaza banjye baca inyuma, hanyuma se mushatse papa yacaga inyuma, bose umugabo wanjye niwe gitangaza, ati niwe gitangaza, rwose nimureka nzajye ko n'ubundi wose ari komeza. Hari ubusobanuro babaga bafite babahaye bagize gute, ariko bitababuza kubabara, bitari na byiza, ariko at least twongeremo imbaraga mu kubwira aba bana. Naho ubundi ndagira ngo nkubwire ngo uko byagenda uko ariko kose, ufite package yawe wareranywe, nawe afite package ye yareranywe, muzaza muzihurize muri iyo nzu, bibyara amakimbirane. Character rero kumenya mbere ngo ariko aritonda, afite ibyo nkunda, ese ameze uko nshaka, nkuko wabivuze mubisubireho. Ni ibintu by'ingenzi pe, ni ibintu by'ingenzi, ntabwo dutoragura mu rushako. Nubwo bitatubuza kugerayo ngo tugire ibyo tugegena, tugire ibyo twihanganira, tugire ibyo tubabarira, ariko mbere y'igihe aka kantu mukitondere, twe gutoragura. Igihe uhuye n'umuntu ukaba wumva ko wamukunze, noneho bigira ishuri,
bigira ubuzima menya uwo ari we sobanukirwa ibyo ari byo nimuganire ku buryo uzanakubaza batari ko yanga icyo ukakivuga ariko akunda icyo ukakivuga ariko ubwoko bw'iwabo ni abanyiginya ni abega ni abasinga ese bagiye bapfa bazira iki agisida barabaroga iwabo habaye amarozi ni karande utwo tuntu twose uko ugenda utumenya umenya uko wifata umenya ibyo usengera ariko uzi gushogoshera ubukwe ukabugeza ku munsi wabwo umuntu akazaza atari ko bari abantu ugiyemo n'abarozi ukareka iwabo kuko ari abarozi umwana ataroga uretse ataroga anabyanga aricyo gikomere cyamukomerekeje kuva yamenya ubwenge avuga ati ariko mama kuturoga ndetse bikaba intambara umwana agakura ahanganye n'icyo kintu hanyuma ageze naho yari abonye uburuhukiro urabimuhoye arakomeretse burundu urumva ikibazo ahantu kiri so kumenya bagenzi bacu kumenya ibiki muraganira akakubwira agahinda ke akakubwira ibibazo bye ejo ukazahagarara imbere y'abantu ukabadevuka gutumva kuburiya avuka mu barozi ntacyo bihinduye naramukunze ntabwo ari umurozi we no kumukunda gusa ufite na reality ntabwo yemera umurozi none ukiri aho ni ngombwa ngo umuntu yimene inda maze kumenyana nawe uri umukobwa ndi umusore kandi turi gupanga ya mishinga yose yo kuzavamo abantu natwe tukarema abandi muri wa mushinga w'Imana none twimene inda tuganire ngiye nawe kuri buri kintu nemene mvuge n'iwacu urumva biterwa nawe ese uyu muntu kuko love cyangwa se ubuzima bw'urugendo rw'urushako ntabwo bwikora umunsi umwe oya ni urugendo ntabwo byari byose twahura uyu munsi ngo uhite umbwira uti iwacu turaburara ndibaza hari ibyo tubanza kuganira hari ibyo nkubwira hari ibyo umbwira uko tugenda duhana amakuru uko tugenda twinjiranamo niko ngenda amenya ibyo nguha niko ngenda amenya ibyuma niko ngenda amenya ibyo naguha bikakwica cyangwa ibyo naguha bikagukiza avuga nti nimuha ibi biramunanira kubyihanganira ariko nimuha ibi biramushobokera noneho mukagenda buhoro ariko niba muzabana icyitwa kwimena inda muzamenekera ni nko kuba uriye ukavuga uti koko nimene kandi bari bukurye n'ubundi urabiza kumeneka amaherezo baraguteka umuhondo barawurya nta mpamvu zo kwibwiriza bavuga ngo se nimene kose nutemena barakumena kuko ugomba kumeneka uraribwa niba wumva ko uyu muntu ari umugore wawe ukaba wumva azaba umugabo wawe aricyo cyane twavuga ngo nukundana n'umuntu wikina urebemo neza uyu muntu niwe tuzabana niko umutima wanjye ubyumva niwe tuzabana ibyo birakorohereza kumenya amakuru utanga kumenya ibyo uvuga kandi bigende witeguye kuvuga ngo ntabwo ngenda hari n'ababyeyi babikora tubisubireho bafite ubwenge ukagenda umuntu umubonanye bwa mbere ngo ubu ndagira ngo nkwibwire wese agahera kuri bya bintu bikomeye umukobwa w'abandi ntabwo nabisiporota babarira disi we ibintu sinabisiporota umuhungu waryamanye n'abakobwa 5 uribaza kandi ubundi ngo yamubwije ukuri so umuntu uramumenya ntabwo tuvugana mu magambo n'imibiri yacu iravugana nshobora kukureba nkabona yuko ntabwo ibyo ndi bukubwira uri bubyumve then ukabireka ukavuga uti ibi ngibi ukagenda umenya ikigero umuha ukagenda umenya ibyo umubwira uko agenda akugirira icyizere niko ugenda usohoka nawe n'undi kandi ari uko nguko basore bakobwa mudukurikiye muri uyu mwanya munyemerere Jackie tumusabira umugisha utari muke ariko noneho mfite ibibazo bibiri bikomeye mbere yuko tuza kujya ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi waje kugikomozaho hari turabarokore turakijijwe ibyo nibanze hanyuma hari ibiganiro rimwe na rimwe dusa naho tugenda dukwepa umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo usiga ikikwirukaho ariko ikikwirukamo gikomeza kukuzengurukamo uyu munsi nujya kureba mu bajeni benshi icyo bita umwuka w'ubusambanyi ntago uba mu bapagani abo twita abapagani ngo batakijijwe ujya kubona ukabona uwo mwari muri kumwe ku gatuti mufite microphone ngo aratwite ujya kumva uwo mwari kumwe ku gatuti ari worship leader mu kanya ngo ateye indi bunaka noneho no gutegura wa muryango nabyo byanze bikunze hari cyamaze kubyafekita nk'ingeso Jackie mu mibyirukire yanyu wenda sinzi ngo ni bandi babibaganije ni umushumba ariko nawe ubwawe uri umukobwa hari ibintu bikomeye bimeze gutya
niba ari imvugo y'umwanzi ya Sekibi ngo se ngo mbisugi ngo iwacu ni abarozi se iwacu bararoga ku buryo nabi isugi noneho ntakiri fiyeri yo kuba ari isugi ntakiri na fiyeri yo kuba ari imanzi. Ndagira ngo udusobanure kuri iki kintu, uyu mwuka wamaze gufata abakobwa benshi kuko ubu rwose nabo tuvuga benshi barakijijwe, nabo bataza mu rusengero benshi bamaze kwakira Kristo n'umwami n'umukiza, ariko babivanga na byana za ngeso mbi zose barabivanga. Ariko uyu mukobwa wirwa yikina ko yasambanye cyane, uyu musore wirwa yikina ko yasambanye cyane, ese nta kintu na kimwe bishobora kwangiza mu gutegura wa mushinga w'Imana twavuze nk'umuryango? Mu by'ukuri ubusanzwe n'icyaha ubwacyo ndibaza bihagije kumva ko niba wubaha Imana, niba utinya Imana ku giti cyawe ni icyaha, ntabwo ari cyiza, ntabwo ari ikintu cyo kwirata. Niyo cyakakugwiririye ntabwo ari ikintu cyo kwirata, uko byagenda uko ariko kose icyo tukireke. Mu buzima busanzwe noneho ubuzima bwo kubaha Imana wavuze uti I don't care. Mu buzima busanzwe wowe bigufitiye umumaro kubaho ubuzima bwawe ukazabujyana mu rushako rwawe, nabyo bifitiye umumaro kuko mu by'ukuri iyo utatatanije ubuzima bwawe hirya no hino biragufasha. Noneho rero birabaye usanze warahuye na naka, ndagira ngo nkubwize ukuri ntabwo ari iraha pe, ntabwo ari iraha. Wibuke ko bishobora kukwangirizana n'uwageze no mu rugo n'ubundi ugakenera gusohoka kuko wamenyereye abagabo. Ako niko nshaka ko tuza kudaca ku ruhande. N'ubundi wamenyereye gusohoka, so uzakomeza usohoke. Urumva nta cyizere kirimo. Ubundi mu by'ukuri iyo abantu bahuye, umwe atari isugi undi atari imanzi nk'uko byagombaga gutegurwa mu rushako, mu bujyanama twebwe dukora, mwagombye kugera imbere y'igitanda mugasabana imbabazi, mwaba mwarahuye ubwanyu cyangwa mwarahuye n'abandi, mukihana mukavuga ngo dutangira umuryango mushya, twivuza ibintu bishya, uzira ubusambanyi, uzira ubwo buntu bwo guca iruhande, uzira ku buryo mubwinjiramo ari wowe nawe mwenyine. Ariko niba mwinjiyemo hari abandi uhetse cyangwa uhetse ko nta kibazo n'ubundi wagasambanye nta kibazo, ni ikosa rikomeye rishobora kuzakwicira urugo. Ariko naho ukiri umwana w'umukobwa, ukiri umwana w'umuhungu, kwa tubavuge bombi kuko nta usambanye biragendana. Mu by'ukuri kumva ko ngo nta sugi zibaho, ndagira ngo mubwire ngo amasugi arahari. Abakobwa batajya mu bahungu batakora ibyo byose barahari, n'abahungu birinze nabo barahari. Ubwishi bw'ababi cyangwa bw'ibibi ntibutuma ikiza kitakiriho, oya icyo tukibagirwe rwose. Twe kwirata ububi, ibi ni ibintu byaje, urabibona nawe. Kwiba byahindutse kunyereza, umugani wa kudeplasa no kudeplasa byabaye kudeplasa, sibyo byo byabaye kudeplasa, byabaye kunyereza. No busambanyi rero byabaye nyine amazina nyine agenda ahindagurika, yoroshya ibyaha. Suko bayobewe ko ari bibi, suko bayobewe ko bibicira ubugingo, bibicira umwuka, bibatandukanya n'Imana, bikabana batandukanya nabo ubwabo, byanabatera n'indwara, byabazanira na sida, byabatera no kubengwa. Abahungu babiri cyangwa abakobwa batatu iyo bahuye bakavuga ko mwahuye byigizayo iminsi, kuko aravuga ati sha tuzi ko ndi gutereta ajya kunda telekomande already ura n'umugore wanjye, iyo akora umugore wanjye uramushakaho iki? Sino hari ubuzima twagombye natwe kwiprotectinga ubwacu, tukanaprotectinga n'imiryango yacu. Urumva noneho tukanaprotectinga naho tuzajya n'urushako tuzashaka. Mwibuke n'abana tuzabyara batubaza ibibazo, mami is this your first love? Uyu niwe mukunzi wawe wa mbere? Wabara ugasanga urahera ku 10. Ni ibibazo. Hari ibintu tugomba kutagira kugira ngo turinde n'ubuzima bw'ejo. Abahungu namwe mumeze mutyo, ndagira ngo nkubwire yuko mwebweho noneho nimwe mutanga imbuto. Abahungu iyo umaze kugera ku mugore wawe ni wowe umuha imbuto. Burya ntumuha imbuto yuko umuhaye umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu gusa, oya, mutanga n'ubuzima mwabayemo, nubwo muzabanamo n'abana, mubihereza ibinyejana byinshi bikabaho uko mwebwe mubayeho. Uko mwebwe mubayeho, uko ubayeho niko abana bawe bazabaho n'abazabakurikira. So tegura neza umuryango wawe. Abasore munkurikiye muri uyu mwanya, reka mbabwire akantu gakomeye. Imana izababaza abakobwa, kuko kuwa mbere niba ufite umwe muhura, kuwa kabiri, kuwa gatatu mbikugenda umupapa, ariko nanjye nigeze mba umusore. Ibi bintu birakorwa cyane.
bayafashe nk'ubuzima nta kintu umuntu yitayeho ngo niraho. ariko ngo nkamwe mwabaye hanze ngo niko bimera da ngo boyfriend ngo na girlfriend usanga babana n'ubundi tureke n'agakiza. ariko buriya reka nkubwize ukuri, buriya hari ibintu ntazi neza uko abantu babifata, ariko ibi bintu abantu babeshya hanze barabyitiranye. Dusobanure. Wari wagera ku bantu bavuye Uganda babwira ngo abantu bavuye Uganda ngo bubaha abagore cyane, abagabo babo cyane, ngo bita abami, bara n'abapfukamira. Ibyo bintu urabizi, bakiyibagiza ko igihugu cyose kirapfukama. Ibintu bimenyereye Uganda rwose agakobwa kagupfukamira ni ikintu n'umuntu akabizana muri context y'urushako, akumvikanisha ko wa muco ugize igihugu cyose ufite icyo umaze mu rushako. Ariko ntabwo ari byo. Kuba nakuramutsa ngeretse ukuboko ku kundi mu kinyarwanda niko twaramukanyaga, mbona byaracitse. Ntabwo bivuze ko nakubashye, nageretse ukuboko ku kundi kuko niko bitegetswe. Ibyo biratandukanye cyane pe. Rero no kuvuga ngo hanze ngo bamaze kugira ubwoba, batewe n'ubwoba bw'urushako no kumva, kandi ibyo turi gukopera batewe n'ubwoba bw'urushako. Baravuga bati ubuse nzabana n'umuntu forever nanamuzi bishoboke, reka tubanze tubaneho amezi 5 mbanze ndebe uko biri bugende. Ubwo urumva amezi 5 ari hano, amezi angahe akazendinga agiye kuba wenyine kuko yamugeza icyo ni ikintu cyo kwiganwa koko. Tubyumve twihangane, icyo ni ikintu cyo muri uyu muco wacu wa Kinyafurika. Ufashwe n'agahinda se utangiye kubivuga mu video cyane, birambabaza cyane kuko uwisha urugo aba yisha igihugu, aba yisha itorero. Kandi aho niho ruzingiye, Satani niho afashe gutya. Kandi kimbabaza cyitwa umurimbo, ngo ibigezweho, ngo nibyo abantu barashize bakeneye ubufasha, barashaka bw'iki, ariko bakibagirwa ko abitwa abantu bikomitinze ku Mana n'abagize amahirwe muri ubwo Burayi no muri Amerika bakabana n'ababyeyi baracyari ku muco wabo, baracyari mu ndangagaciro zabo. Ukajya kwigana ibirara, ni nk'uko wagenda ugahagarara ahantu hari ibirara ukataha. Ariko njya mbibona no ku bazungu nabo barabigira. Akazi n'ahangaha akagenda akajya mu bana banywa urumogi, banywa inuza n'iki, bakabyina bakayibuta, akanahakura umugabo, yagera iriya ati Rwanda nuko bimeze. Akagaragaza isura y'u Rwanda ntabwo ari iyo hahandi wagiye cyangwa ntabwo ariko bimeze. So hari utuntu tumeze gutyo tw'ibinyomanyoma Satani yifashisha kwangwa aza twicire abana cyangwa se igihugu cyangwa itorero cyangwa urubyiruko, ariko sibyo. Ariko gusanga umwana w'umukobwa mu kabari ngo ni civilize, ni bigezweho, yageretse kuguru ku kundi, afite icupa mu muhanda baba yatwaye batyo mu muhanda, kandi arifuza umugabo mwiza. Rimwe na rimwe yifuza gushaka wahita kubwira mu rusengero. Nicyo nagira ngo dusorezeho. Jackie, rimwe na rimwe ngo ni abasore ni abakobwa, ushaka gushaka wese ngo arumva atageta ari kujya mu rusengero akajya gushakiramo, kandi we ntago yigeze ajya. Hanyuma iki nacyo kimaze gufata imbaraga. Ikindi, abajeni benshi bamaze kwirundurira mu biyobyabwenge. Dufite impungenge ko n'abaza mu rusengero rimwe na rimwe baba bikenyereyeho. Jackie, wenda tugana ku musozo, mufite umushinga munini wo gukomeza kuganira n'abantu, imiryango imwe n'imwe, ariko none turimo turategura umuryango. Ndagira ngo twereke ishusho yo musengera, aho mwumva umuryango mushaka kugera, mushingiye no kuri ibi bintu biri kugenda biba. Dufate no kuri ibyo wavuze uti umuryango wamaze kwangirika, imirerere, kuko uyu munsi nahoze mvuga ngo uburere buruta ubuvuke. Ufite abahungu wabyaye, ejo uramwohereza muri Amerika ajye kwigayo kuko uramushakira edikasiyo nziza, ariko ni icyo uzakora kugira ngo uyu mwana atagera akangirika akaza asa na ba bandi, bikica wa muryango. Hanyuma tugane ku musozo. Duhereye ku cyo mu rusengero, ndagira ngo nkubwire yuko mu by'ukuri icyo ushaka kubona ugitange, icyo ushaka kuba cy'ejo ugishoremo imbaraga. We kwifuza gusarura icyo utigeze ubona aho utabibye, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Uzakinira mu kabari uvuge ngo ariko umukobwa nzamukura mu rusengero, ngewe ntabwo nzashaka umukobwa wo mu kabari. Ugende mu rusengero uhasanga umukobwa wicaye mu rusengero ariko aba mu kabari,
burya turabagira yicaye mu rusengero ariko umutima uri mu kabari after service umva umutima uri mu kabari rwose dufite abana mu rusengero bari mu kabari dufite n'abari mu kabari bavayo bakarara barira imitima iri mu rusengero ari naho tujya tuvuga ngo baho Imana igushaka izagushakira kuko izamuza n'uwo mu rusengero mutware mu kabari mutware mu rusengero n'uwo mu rusengero imuhindure nadahinduka asubire mu kabari ariko we kuvangirwa ibyo ni ibintu rwose byo kwikuramo ibintu by'idini uvuga ngo ninjyango mwasanga ngaririmba ngo hari umusore w'inshuti yanjye ujya umbwira ngo arashaka ngo uzajya yikubita hasi agushijwe n'umwuka wera ngo niyo yaba abeshya ati nkagira ntiyabona pa ataraguye ubwo se wabyumva akikubita hasi kubera ko yishakira umugabo wanyumvise ndagusuhuje inshuti ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo twagombye kuba hari ibintu runaka twifuza kandi ibyo dushaka kubona muri bagenzi bacu tukagira dute natwe ubwacu bijyanye n'ibiyobyabwenge umbabarire uzantegurira ikiganiro tuganire ku biyobyabwenge kuko ibiyobyabwenge bifite inzego bihera mu rugo cyangwa se na mbere y'uko uyu mwana avuka bikazamukana ababyeyi bikazamukana umwana bikazamukana nabyo biba karande ntabwo ari ngo ni karande reka burya karande ni ibintu wakoze cyane ukabitanga n'abandi bakabyakira ukongera ukabitanga mu mwuka ukabitanga mu mitekerereze ukabitanga no mu buryo bugaragara nikabaho karande nziza hakabaho na karande mbi igihe cyose mwumvise karande ntimukumve ko ari mbi gusa umuntu yatanga karande nziza ariko bakavuga ariko naka agira ingeso nziza bati na se nuko ariko uyu muntu agira ubuntu burya na nyina niko yabaye iyo ni karande nziza habaho rero nimbi iyo bavuga bati naka ni ikigome baticeceka umenye se wakwiruka ibyo bintu birashoboka ariko icyo mvuga ku biyobyabwenge ntabwo ibiyobyabwenge ari byo batumura gusa ndashaka ko tuzaganira ku biyobyabwenge by'amoko yose ibiyobyabwenge tuganire ikiyobyabwenge nk'urumogi tuganire ikiyobyabwenge nk'inzoga tuganire ikiyobyabwenge nk'akazi tuganire ikiyobyabwenge nka religion cyangwa idini tuganire ikiyobyabwenge amagambo hari ibiyobyabwenge byinshi cyane noneho dutinde ku cyugarije ibyugarije igihugu cyacu tubitindeho cyane tubiganire uzabishakira umwanya ariko ni ibintu bibi ni ibintu bigomba kurandurwa ariko si ibintu utegeka ngo uva mu biyobyabwenge kuko igitwara umuntu mu biyobyabwenge kiba gihari icyo rero nicyo tugomba guca burundu tukavuga ngo uyu muzi ku buryo umwana aho ari afite itabi ahita yumva agahinda kamuteye kurinywa ukavuze hagati jewe mama na data umwe yagiye gukora mu Bwongereza undi agiye gukorera muri Amerika bansigira umukozi angira umugore cyangwa ngira umugabo cyangwa nyigisha kunywa itabi barangiza bakaza bakansakuriza kamena umutwe ngeze aho ndanasohoka ibintu birimo biba bifite isoko bifite iyo biva nituvuga rero gusa ibiyobyabwenge umwana aravuga ati biceceke muri kumena amatwi ariko nituvuga isoko naho bituruka aziyumvamo nituvuga uburyo yakira ahari nawe azakira so tugerageze kuzashaka umwanya rwose tukiganira Imana iguha umugisha kuki wagize igitekerezo cyo kujya muri icyo nakwita muri uyu murongo hari habaye iki so ubanye neza n'umugabo murishimye muraseka burya umuntu ashobora no kuguhisha ikintu ariko igihe cyagera ukamuvumbura mwe rero mwe nta gihari kugeza ubu ntiwanyishamo kabiri nta gihari ndibaza ko wari unezerewe umeze neza n'umugabo museka mwishimye nta kibazo gihari ni iki kintu cyatumye usa naho ugiye kwishyira ibi bintu ku mutwe nka passion kugira ngo wite ku muryango ikibazo cyiza mu by'ukuri ubuzima bwanjye bufite stage zitandukanye nakubwiye ko natangiye urusengero ndi mutoya ibyo byatumye amaso yanjye areba ikintu bita umuryango cyane burya mu rusengero habamo umuryango ukomeye ku buryo ureba cyane naje kuhava njya kuba mu kigo cy'imfubyi ahantu nabaye mu kigo cy'imfubyi mu bana barenga 70 nanone amaso yanjye arahumutse hari ibindi nabonye bisaba njya kuza gukora mu kigo aho nagiye kwiga ndanahakora mu kigo cya Youth with a Mission
mba cyane cyane mu kwita cyane ku bana n'abapfakazi. Urumva iyo uvuze abapfakazi n'imfubyi zabo, ibyo nabyo bituma ninjira mu muryango cyane. So muri rusange nasanze ngizwe inama nagiraga abo bana, inama nagiraga mu rusengero, inama nagiraga abo nasuraga aho ngaho muri ako kazi aho nakoraga, numva biranyuzuye. Ndavuga ngo nta kindi numva nakora kuri iyi si y'Imana keretse kugira inama umuntu ugiye kwiyahura. Twaganiriye n'abana benshi babaye depressed. Hari ukuntu rero uganira n'umwana wiyanze kubera havuka, umwana wiyanze kubera uwo ari we, kubera ibyabaye mu muryango, ubusharire bw'ubuzima n'ibikiro, wowe ukanamuganirira wumva nyine urimo kumukomeza, ariko ejo ukazumva arakubwira ati iyo ataba wowe burya nari bwiyahure, iyo ataba wowe burya byari byiza. So ugahita uvuga ati ariko aha niho Imana ishaka. So ndabyumva neza ko aha niho Imana ishaka, ndabisobanukirwa neza uko bizagenda byaguka ntago mbizi, ariko ndi umuntu w'abantu numva naberaho gufasha abantu. Shuti zacu abadukurikiye muri uyu mwanya kandi bakurikiye iki kiganiro, Imana ibahe umugisha. Niba wumva nawe hari igitekerezo ufite kizima, ujye muri comment, tanga igitekerezo cyawe, mubaze ikibazo ushaka, umuvugishe, yagufasha, yakugira inama. Iyo mpari kenshi ndi kubariza rubanda, nanjye hari ibyo mfite by'umwihariko mba nkeneye gusobanukirwa, ariko hari ibya rubanda. Hanyuma nawe wajya muri comment ukabaza, yiteguye kugusubiza. Imana ibahe umugisha mwese abo twanye muri iki kiganiro. Munyemerere tumushimire, tumusabire umugisha. Yakintu kuri Imana wakoze cyane kubw'uyu mwanya. Hari Abanyarwanda bavuze ngo akari mu mutima niko gasesekara inyuma. Burya ibyo ugaragaza nibyo biba birimo indani, ntago ari ugusekana imbereka, biba bigaragarira buri wese. Komeze muri iyo mudu yo kwisekera, kandi ibyo bizafekita n'abana wabyaye. So biri buze gufasha n'abandi bagukurikira umunsi ku munsi. So Imana ibahe umugisha. Nari kuzo Emi, nari kumwe na Jackie Nirere. Imana imuhe umugisha, namwe Imana ibahe umugisha. Dushimire baduteye inkunga, ni benshi, tubera ku mutware wawe. Imana imuhe umugisha ahantu ari, nawe iki kiganiro azagikurikira. Umuterankunga ukomeye, tugomba kumushimira. N'umuterankunga uhoraho, twaraganiye numva ndamukunze. Nahoze mvuga ni buriya hari ukuntu Imana izamuha grand frère, agizandika gusa. Amina. Receive rwose, ariko mbone uzabigiramo uruhare. Hanyuma dushimire bari ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho nabyo bibagereho neza. Peke yake yakoze cyane. Hanyuma munyemerere rero tubanze twiragiza Imana kugira ngo n'aya magambo yose twavuze aherekejwe n'isengesho. Nyemerera rero burya biragora ko umutavuga erega umukuru ahari, kubera ko ayo mavuta nanjye mba nyekeneye. Karibu mudusabire umugisha, hanyuma musengere bariya bose badukurikiye tugane ku musozo. Mana yacu duhesheje umugisha abadukurikiye bose, icyo twavuze gishobora kungura uwo ari wese udukurikiye, turagusaba ngo umuhe kugifata mu izina rya Yesu Kristo. Ntutume umwanzi aza ngo atware icyo ngicyo, cyangwa se cyumve kimufashe none hanyuma kize gusahurwa. Turamugotesha amaraso ya Yesu, turamurindisha ubuntu bw'Imana. Ntutume hari ikigenda Mana, ukivomerere rwose, ukibagarire, ukiteho, gikurire muri uwo muntu. Icyo twavuze kidafite umumaro bakireke gitagaciro rwose. Turi abantu ariko turasenze ngo ubuntu bwawe bakurikira aya TV yombi, turakwinginze kugira ngo ubahe umugisha, ubahe umugisha wo kubaho, ubahe umugisha wo guseka, ubahe umugisha wo kubohoka, ubahe umugisha wo gukira, ubahe umugisha wo gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.